reka ngusuze kandi nkwifurize gukomeza kugubwa neza cyane, nkwifurize gukomeza kugira icyumweru cyiza. Ni udushya twagiye tugarukwaho mu bukwe bwa Kiramani, dore ko ubu bukwe bwabaye ku tariki ya 2 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2024. Ubu bukwe rero bwaje kurangwa n'udushya twinshi, aho tugiye kurebera hamwe agashya kaje gukorwa na Bijiyo Bija. Uyu Bijiyo Bija nawe ni umwe mu bakomedi hano mu gihugu cy'u Rwanda akomeje kugenda yigarura imitima y'abatari bakeya, cyane cyane abakoresha imbuga nkoranyambaga. Uyu mugabo nawe akaba azwi cyane, ni umugabo wigaragaza nk'umuntu w'umusaza washaje cyane, aho agenda atanga impanuro zigiye zitandukanye muri video agenda ashyira hanze z'amakomedi agiye atandukanye. Uyu mugabo rero Bijiyo Bija we na Dr Nsayo akaba baje kuba bakora agashya gakomeye cyane hano muri buno bukwe bwa Kiramani. Mbere yuko tugaruka kuri kano gashya Bijiyo Bija yaje kuba yakorera muri buno bukwe bwa Kiramani, reka tugusabe kutwiyungaho no gukanda kuri sabone cyangwa se subscribe kugira ngo inkuru zacu nitujya tuzishyiraho notification ujye uzibona uri mu bambere. Ni ibintu byoroshye cyane, ba munsi ya video yawe urabona hano handitse sabone cyangwa se subscribe, ubundi wakande niwe wagirwa no gukanda kukazogera kugira ngo nitujya dushyiraho inkuru ujye uzibona uri mu bambere. Kora share cyangwa se partage aya makuru yasangiza inshuti n'abavandimwe. Ikindi ntiwibagirwe gukora like ujye hasi no muri comment usige igitekerezo cyawe kuko nacyo ni ingenzi cyane. Nkuko twari tubikomojeho, ni udushya twinshi twaranze ubukwe bwa Kiramani, aho uyu mugabo Bijiyo Bija nawe yagize atya agakora agashya hano mu bukwe bwa Kiramani, ndetse bikaba byatunguye abantu benshi cyane ko bari batashye ubu bukwe bwa Kiramani. Amarangamutima akaba yaje kuzamuka bitewe n'ibyo uyu mugabo Bijiyo Bija yaje kuba yakorera muri buno bukwe bwa Kiramani. Icyo tugusaba rero no kudutega amatwi kugira ngo uze kuba wamenya ese akagashya uyu Bijiyo Bija yaje kuba yakorera muri ubu bukwe kaba arakahe. Bijiyo Bija rero yakoze agashya kazamura amarangamutima y'abatari bake hano muri buno bukwe bwa Kiramani. Bijiyo Bija yagize atya akina komedi, akimara gukina komedi we na Dr Nsabi nibwo yaje kwaka ijambo. Abantu batega amatwi bati se uyu Bijiyo Bija agiye kuba yavuga iki? Uyu Bijiyo Bija rero bakimara kumuhereza mikoro yaje kubwira Kiramani ko amuhaye inka 3 z'imfirizone zihagaze miliyoni 2,600,000. Ibi rero bikaba byaje kuba byazamura amarangamutima y'abari aho ngaho bose, bakaba bishimiye iyi mpano uyu Bijiyo Bija yaje kuba yahereza uyu Kiramani kuri uyu munsi w'ubukwe bwe. Bikaba byazamuye amarangamutima y'abatari bake bari batashye abono bukwe bwa Kiramani kuri uyu wa gatandatu tariki 2 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2024. Bikaba byari ibyishimo cyane cyane kuri uyu muryango wa Kiramani. Niba ari ubwa mbere rero banye natwe, reka tugusabe ukore sabone cyangwa se subscribe kugira ngo amakuru yacu ujye uyabona 5 kuri 5. Kurashaka cyangwa se partage aya makuru yasangize inshuti n'abavandimwe. Ikindi ntiwibagirwe gukora like ujye hasi no muri comment usige igitekerezo cyawe kuko nacyo ni ingenzi cyane. Wakoze kubana natwe rero, ciao ciao, bye bye.